Diaspora. Urabona ko Vancouver itamu sana, hararyoshe. Ndabizi muri Montreal, Snozaris n'ahandi muri Toronto, byo ntabwo tubizi hano. N'ubu nava nabona yakote nkigendera ahubwo nifitiye amahoro. Hari. That's amazing, right? Tubereke iyo umuntu avuye muri Vancouver, ahantu ndi ni muri Yale Town, ikaba ari muri quartier nziza rwose, iri cyo twita muri high end, hano ho mu rugo. Ubwo giye gufata sebe ntagari gari ya moshi. Nabonye bamwe muri bateje gukora comment ndetse ndabona aba subscribe mwiyongeye mwabaye 62. Murakoze, mukomeze murebe kandi mukore subscribe iwacu wanyise shima. Akandi kandi mo kwibaza se ngomba guhindura izina ya channel yanjye, nkayita irindi zina se, mwangira inama naho. Ubu aho mubona ni muri Yale Town, ngiye gufata gari ya moshi. Hano nta moto z'i Kigali man, hano hari moto, ngiye nikundira moto. Abantu bose shima kuri boss wajya fata imodoka, nta modoka ntunga, hariya ni ku mazi, naho nzahabatembereza. Ariko reka gifata gari ya moshi, train, sky train actually, bayita hano sky train, kuko nubwo ubu ngubu iza kugendera hasi y'ubutaka, ubundi bigendera hejuru nyine sky mu kirere. Kandi ikindi kintu muza kuza kubona nuko muri no gari ya moshi, murareba ntihagire aho mujya, ndabereka abantu bari baza se n'umuntu aravuga mu kihe kirimo. Yes, tujye tuvuga mu Kinyarwanda natwe, ama vlog mbese umuntu y'abantu batembera, ntago bari mu Kinyarwanda. So ni gari ya moshi, ngende umuntu ukunda gutembera do mu cyarugendo, rero nafatiye gari ya moshi ahantu henshi, kuva muri Tokyo, muri France, muri London, wende Kigali naho bazayizana, muri Montreal, muri Toronto, hano ni iwacu, muri Miami, muri Washington, do mu cyarugendo pe. So kuntu rero gifata rero abatamenyereye kandi bifuza kuza hano, mwese murimo kumbaza gari ya moshi. Kera mbere yuko kera ntabwo twagiraga zino mashini, yari ona base system, nuvuga ngo wowe wari bwiriza gukishyura, ntabwo twagiraga biriya bintu, barabihinduye. Hari impamvu tuyatubaga nuko ndabera aho twabaye benshi, ariko ubundi hano na kamashini kakwereka aho ugiye. Hano biri muri zone, urabona ko hano hari zone, hanyuma ugahita ufata wenda niba wishyura uyu munsi, kano na kamashini kugira ngo bishyure. Ngewe rero hano mfite ikarita, si ngombwa mfite agakarita hano. Murabona ko mfite ibintu byinshi kugira ngo mbatembereze. Kavanamo agakarita kanjye ngende nishyure man, cyangwa ntabwo ubasha gutambuka, ariko nuko bigenda. So getting my card, ngende twishyure. It's really nice. Dore cyo mu muryango munini. Alright, see, that's easy. Noneho rero zino esikariye man, zimanuke. So icyapa kimbwira ahantu ngiye. Akenshi mbwira abantu batari babina gutembera isi, mujye musoma ibyapa, ujye ukunda gusoma. Muragenda baza, ndavuga nti ibyapa baba barabishiriyeho impamvu. Ndabona na gari ya moshi arimo kugana kuri airport, ariko niyo direction, ariko gaho ngiye na turavamo mbere ko tugera kuri airport. So international airport, cyangwa naho nzabatembereza imbereke. Hano turi muri make Vancouver n'ahantu hatuje, ariko hari akantu ngira ngo mbereke nigera muri gari ya moshi. Sinzi ko bemera ngo fotore. Turarindiriye man, turayiraza mu kanya. Gari ya moshi. Gari ya moshi nigera hano umuntu arajyamo,
gufotora abantu ariko hari kongera ngo mbereke hano muri gari ya moshi. Muri gari ya moshi yacu hano ntabwo ifite nk'izindi, so iratandukanye nk'izindi zose. So ahantu ngiye ngewe hano hari map, ahantu bita kuri Oak Ridge na 41st. Mukomeze murebe, mukurikire. Gari ya moshi hafi igiye kuza cyangwa iraje ahubwo, cyangwa iraje. The next train to arrive is outbound. Ntabwo biba bigoye, dore ngiyo gari ya moshi yacu. Tugira ngo mbereke. Abantu bamaze kuhicara man. Tugira ngo mbereke nuko do. Mwabibonye? Nta muntu utwaye ino gari ya moshi, nuko biba bimeze. Nta muntu yitwaye man. At least do. Se mwajya muri gari ya moshi idatwawe n'umuntu. Turaza kuza gukomeza, mfite Mbatembereze Kinyarwanda tubereke. The next station is Oak Ridge 41st. Turahageze. Exit here for the Auto 41st Avenue Rapid Bus. Turahageze. Nanone So Kerrisdale, actually Kerrisdale Village, mwumve bino, ni ukuvuga ngo yashinzwe muri 1862, 1862 se. Abakoloni bageze mu Rwanda mu 1897, abambere Abadage. Abatabizi
ntago ababirigi aribo bahageze mbere, haje abadage mbere. So urumva ko uno mujyi watangiye bawushinze mbere yuko abakoloni bagera mu Rwanda, kuko mugomba kumva ko mu Rwanda hahozeho mbere yuko abakoloni banahagera. Kambereka icyapa rero, confirmation. Ngomba kwambara amarinete. Kerrisdale Village, ubwo niho turi. Hano rero ugeze mu cyaro village yatari mu mujyi indani, haba ari imihanda gusa. Ni ukuvuga ngo umujyi uba uri umuhanda ugenda n'undi ugenda, nuko hano usanga in small town, imijyi, it's a village. Nuko gusa ni muri quartier wenda uva uhereye nko muri Vancouver, ariko nzi ko ngenda gutya ariko ntabwo hari akazuba. Just hano harizimye ukuntu. Reka mbyige. Kundi ku muhanda hari imodoka zirimo kugenda nyinshi. Sinzi ko munyumva neza ariko murihangana, wenda turabivanamo. Harimo urusaku ukuntu. Ngiye hari uzi ko nubwo meze imyaka 20 n'ingahe muri Canada, muri Vancouver, ntabwo nigeze ntembera hano cyane. YouTube rwose irimo gutuma ngenda hano muri Vancouver, ariko reka tutembere kuko akenshi abakora video vlog babereka ahantu n'ahandi, ababerekana ziba ziri mu Cyongereza, aratuje ukuntu, ndetse n'abandi ba muri Montreal n'ahandi no mu Bubiligi, muri Diaspora muri rusange bifuza kwimuka muri Canada cyangwa muri Vancouver. Ngiye niho ndi, se naba hehe, natura hehe. Ndabona Kerrisdale ituje cyane, kandi kugera hano ntabwo ari kure cyane. Nyine niba ufite akazi nko mu mujyi, bus zigera ahantu henshi, hari utuntu tw'utuduka, haratuje. Niba bari muri Boxing Day, ubu nakangutse, nari nkeneye ikawa. Ari nkeneye ikawa, of course ntago habura. Si Ubuyapani bwanjye ntago bwabura, ari nyegeje n'ukunda Ubuyapani rega. Aha, ndimo kubona ahantu handitse ngo Tokyo Beauty. Simuya bon, aza kuza kubikamo none Tokyo Beauty. Dukomeze tugende dutembere. Hano umva ko ndumva hano ugeze muri Kerrisdale Village, urabona ko hano none avuga muri Kerrisdale niho hari, niho nyine navuga nyine center nyine. Urabona hari ubuduka bwinshi, ubuduka bwinshi uko haba hameze. Mbatembereze cyane yanjye rwose, mbereke hano Vancouver. Abenshi barimo kumbaza nti se twagera muri Canada gute? Hano hari branch 16, Justice Cafe, nice. Okay, fruits shaka guhawe no wasanga ari ahitwa East West Mall. Kandi ibintu byose birahenda, sigaye yenda cyane. Shokora, Perdis, abakunda shokora, Starbucks ntago yabura. Cyiza cyo kuba muri utuntu tw'udukaritsiye nk'utu ngutu, ni ukuntu usanga hakiri utuntu tw'udushop tutari ya big chains, you know. Big chains ni ukuvuga ngo ya maduka manini yaba yarafunguye tundi dushope tunini ukuntu haba hari nk'udushope nyine twa mom and pop and shop. Ago haba ari ikintu twita nk'ama chain, ababyumva chain, that's nice. Ni ukuvuga ngo haba hari utuntu turi authentic ukuntu.
ntabwo watubona ahantu hose. Icyo tuvuga amachain ni amaduka nyine y'amashop aba ari ahantu hose afite izina rimwe, abantu akaba ariho bajya guhaha kuko baba bamenyereye. So urabona ngo nk'uko kandi kantu nyine Kim's Farm Markets. Strawberry man, ukuntu nyine imihenda strawberry $8 y'amakanadiyani. Hanyuma cranberries, ukuntu zino nuzazigura zino blueberries $15 almost $14.99. hari impamvu ariko bakoresha $19.99. urabona ntabwo bajya bageza kuri exact amount, nabyo biri mu mibare. There's a marketing reason, like $26.99, $6.99. Apple $1.99. Hey, you get the idea. Hano hantu hameze bon, ntabwo dufite ahantu hameze gutya mu mujyi. Mu mujyi ni mu mujyi nyine nta kintu kiri gifite akantu nyine nk'akantu nyine hihariye, usanga byose nyine biri too much, tuvuge gutyo. Hano hari utuntu tw'udukwe, ndafite ahantu waza kugura utunyama free range. Wow, mu mujyi naho hari ahantu hari ariko harahenda ukuntu. Hano nabona ni kimwe gutyo, wagura utunyama ariko nanone mba uyu muntu nyine agomba kureba, agomba kuba ubwo mwebwe muba mu ahandi mwifuza kuza muri Vancouver, wenda Kerrisdale mwahakunda. Izuba rimeze neza cyane kandi ukuntu it is nice. Kerrisdale ubona ko noneho ndimo kugenda njya ahandi, so it is nice. No, hari utuduka twinshi, so dutembere. Hari umuntu abonye ejo wagiye muri Afghanistan. Afghanistan bagiye bazana bakarekana n'ahandi hose. Afghanistan ko ari honyine bajya, ugomba kuza bakajya ahandi. Fukuoka style ramen, hano abantu bakunda iby'Abayapani cyane. Ramen mbereke gutya. Fungura 11 saa 5. Okay, kandi kantu ngo see ramen yama noodles. Kuyagoshesha hano $30 do. $30 kuyagoshesha, $30 kuyagoshesha imisatsi, ari itagira imisatsi. Yose umuntu ajya kuyisura koko. Siyambuze nka chain y'amaduka ari nka chain, tuvuye nka Shoppers Drug Mart, niyo ugenda ubona ahantu henshi. So umva ko noneho tuvuye noneho muri Kerrisdale Village, nyine umujyi wawo nyine tugenda tugera ahandi hantu amaduka agenda aba make. Ubwo birambwira ko dusuye muri residential. So turongera mu kanya, kandi mukore subscribe, mukore comment, mukore share. Nta wundi muntu ukoreka uno mujyi wacu, Vancouver n'ahakikije nkanjye mu Kinyarwanda. Mujyi nanone Tokyo, ahantu Abayapani barahakunda man. So ngo turongera mu kanya, kunda cyafoto. Mwakomeza fotora, ajya kurange mureka njye ku rundi ruhande. Thai food. Njyewe watembereye muri Canada cyane, Vancouver, ugeze mu mijyi myinshi no mu cyaro, muri za Manitoba, Winnipeg, muri Ontario, ahantu henshi. Akenshi usanga muri Canada hubatse ni Canada nyine, iyo aho hagenze cyane wumva birasa, harasa hubatse kimwe. Ubona kuko ugenda ubona inyubako ndazimenyereye, amazina amenyereye RBC, hano hanagira isuku. Kuko nanda gutandukanya Vancouver n'ahandi nuko hano ni Kigali, hari igihe ujya ahantu ukazamuka umusozi ukamanuka.
kandi ahantu ugera nko muri Manitoba ugasanga cyangwa Toronto ni ahantu nyine hari like flat. This Vancouver ubona ko ahantu ugera ukabona ko ugenda uzamuka ugana hejuru nyine, ntabwo ari flat. Ikintu nkunda hano muri Vancouver ukuntu geography yacu imeze, ntabwo ari Kigali imisozi yacu ni myinshi ariko it's a bit similar. Ahandi haba harambuye ukuntu hose. So ubwo narebetse byinshi mugenda ngaruka gutya, navigation, ubwo tuyongera mu kanya kandi murakoze gukurikira. So nageze muri ya magaze y'Abayapani ntabwo nahava nahagiye. So abahungu b'Abayapani rero bakunda kwikoraho cyane, ni ukuri kw'Imana niho hantu honyine usanga igiye mu tuntu tw'utuduka haba hari utu makeup n'uduki tw'abahungu nka gutya. So umuntu yabasobanurira gute? Ese ntabwo ubona facial sheets for men? Iki kintu nkundira mu Buyapani, it's very practical. Ni akantu kugira ngo wihanagure ibyuya, kuko mu Buyapani it's very humid, harashyuha. Ubona ko baba badutekereje bakavuga bati wihanagure ibyuya. Kano noneho ni agaki noneho mana yanjye, bagira utuntu twiza meze nk'agateremusi k'icyayi. See? Baby foot. Baba batwibutse ntabwo ari abakobwa gusa bagomba kwiyitaho, abahungu nanjye mugomba kwiyitaho, mugasa neza, mukiyitaho, mukisiga utuvuta twiza. Bagira utuntu turi practical, ntimumbaze, but utuntu ushira kuri foot, wenda harimo wenda kukurya gutya. Hano ni amavuta, isabune, hand soap. This is a hand soap. Umuntu wabaye mu Buyapani ariko nkaba nazi gusa mu Kiyapani, ariko akenshi mba ndeba nkamenya ukuntu mbyifatamo. Akenshi mba naramenyereye kubera ibintu byo koza mu nzu. Amaso nyine yonyereka mba menyereye, gusa nkunda package zabo, gusa nk'akantu k'isabune bagashyize muri package isa gutya. Nta muntu ukora package nziza nko mu Buyapani. So hari n'utundi. Ingofero ntabwo zabura. Niba mutabizi, abakobwa n'abadamu mu Buyapani ntabwo bakunda izuba, kuko bazi ko izuba ryica uruhu rwabo. So birinda izuba cyane, usanga banambaye muri winter, baba bifubitse cyane, bakunda kwambara amagofero kugira ngo izuba ntiribice. Ubu hari impamvu rero usanga ngo Abayapani ntibasaza, murabyumva. Hari utuntu bagenda batekereza. Ibi byo ndabizi, byo ni icyayi na curry, ibyo birantunze. Icyayi kidafite isukari, urafata tu ugahita winywera. Niba mutabizi, amavuta meza y'uruhu Shiseido n'ayandi ava mu Buyapani. Ibyo nibyo muzabirebe, ntabwo ndimo kubabeshya, ntabwo ndimo kuvuga amavuta meza mu isi, Abayapani bo bayakora. Ibindi bintu byose byiza. So bari bamenye ko nkora ka video, ndagakoze.
umberetse ukuntu bigenda hano arimo kunyutsa muri pani bafite n'akantu k'inuza ka teapot. Nice. Komeze murebe. Ubu tugarutse mu mujyi twambutse inyanja hakurya haba hari bridge. Tugarutse mu mujyi turi kuri Granville Street. Ubwo nakomeje kubatembereza mbereka Vancouver, tuvuye muri Kerrisdale Village, akaba ari ahantu nyine abantu babiri ahubwo two brothers, abavandimwe batangije muri 1862 mbere yuko abakoloni bagera mu Rwanda. Ni agakaritsiye keza nk'uko mwahabonye, nice neighborhood. Ubu ariko ndimo kugenda ngana no muri downtown Vancouver mu mujyi. Hano ni kuri Granville Street, hano niho abantu benshi baza gutaramira. Karakagenda ukuntu, ariko ni byiza gutembera, namwe mujye mutembera, mukomeze murebe ino vlog mu Kinyarwanda. Hazajya haza ibintu twiza tubereka hano. Ndimo kumva mwebwe benshi mushaka kuza ngo mube impamvu mushaka kuza hano, ntabwo nari nayumva neza. Ubuzima bwaba ari i Kigali, bwaba ari muri Vancouver, hose haba hari ingorane, challenges. Ubuzima nyine ni ubuzima, I believe. So of course urabona hano amasushi, hano bakunda ibyo by'Abayapani cyane, sushi ntabwo byabura. Ubwo none ndamanutse, uzi ko nabwiye kare hano impamvu atandukanye n'ahandi ni uko tugira natwe imisozi yacu. Ahandi ntabwo ahantu hari just flat, ahandi wazamuka cyangwa umanuka. Indi sushi hano hari iki ibyo bya cyakoze muri Canada. Ikiza ni uko Vancouver hari ibyo byo mu isi yose. This is Middle East, who knows, izi niba ari Syria cyangwa aba Lebanese, Abayapani cyane. Ubu rero ndumva saa sita zagezera. Hari igihe mbaga mu kazi kenshi nkibagirwa kureba isaha. Hano hari imihanda nani, hano abantu bose barimo kujya bajya muri iyi minsi ya Noheli. Nanzi ko abantu baguma imvura, nubwo uyu munsi ari 24. Turakomeje, nizeye ko twambuke. Hano hari agaparike nyine k'abana. At least niba mu mujyi hari ahantu waza mu gaparike, tugira amaparike menshi nubwo ari mu mujyi. Ahantu muri urban ni byiza ko hari ahantu hari greenery, urban hari utuntu tw'udupark waza ukazana abana bawe mugakina mukaruhuka. So ibi ni ibintu ubona cyane I think muri urban planning bakoze hano. Ni ikintu bashyize imbere kugira ngo ubuzima mu mujyi butaba buri just ubwihuta, kuko ubuzima mu mujyi bwihuta hazamo ama stress ukuntu. So iyo hari nk'aga park ni byiza muri summer, ukaza mugakina, ujye ukicara cyangwa ukazana n'abasheri bawe mukicara mu gaparike mukarya mukaganira. Abantu bakibikora ibyo ngibyo, ariko nimumbwire n'abajya generation ya nyine twajyanaga abasheri bacu muri parike, ntabwo twabajyanaga just ahantu ngo mugirana ngo mufate akantu. So nimumbwire niba bikibaho. Abateye tubu ntabwo ngewe mbizi, ni ibintu ndakora because narashatse abatabizi. So hano ndahazi cyane. So amazu akodeshwa
Vancouver again abashaka kwimuka baba mu bindi bihugu cyangwa mu zindi province, aba diaspora murabona ko Vancouver ni utamu sana, hararyoshye ndabizi muri Montreal snow zawishe n'ahandi muri Toronto reka byo ntabwo tubizi hano. Ubu nava nabona agakote nkigendera ahubwo nifitiye amahoro hari. That's amazing, right? So aho Kigali rero ntabwo mwe muzi snow. Yeah, hano mubona that's agakaritiye muri Yale Town. Hey, inzano zigura miliyoni mujya mwumva cyangwa miliyoni. Rero mwakurikiye video yanjye mbereka Vancouver, twaciye ahantu hari agashop bagurisha kantu mukunda gufata ngo musomeho nyine sirigo hano uyu mujyi side cyangwa iki dore ahandi. It's normal hano, it's normal, it's legal, babigize legal. Rero no ni amagorofa kuko nabwiye ngigitangira. Sasa amagorofa buildings, high rises. Yes, abashaka kuza kuba muri Vancouver, mwaba muri Kerrisdale cyangwa mu mujyi, wibuka niba mwagivanye muri Kerrisdale, niba mutari mwabonye ako gapane mugende mukarebe. Navuze ko mu mujyi hano ntabwo afite the same vibe nko muri Kerrisdale, wabonaga twa du shop mom and pop nyine turi authentic. Hano ubona gusa hari n'ibingibi tu you know, ubona ari ibintu biri just too much. Nuko nabivuze niba mutahibye ko gapane mugende mukarebe, ntabwo ari utuntu turi like kwa du shop nabonaga hano hari just amagorofa andi ku yandi, ntacyo bitwaye nyine. Hanyuma ukagira ya store ari nka chain, urabona nabivuze ayandi aba ari hose, store imwe ziba ziri ahantu hose nkuko narababwiye. So urabona hino 7-Eleven ntabwo ari bwa shop nyine we authentic ukuntu, because 7-Eleven ziri ahantu hose. It's a nice building, urban system. Hano ndi muri Yale Town, neighborhood yitwa Yale Town, nayo yatangiye kera, naho nzahabatembereza, hafite story nziza. Rwose hawuze hubatse gutya, batangiye kubaka mu myaka cyane, mu myaka 10 ishize, 10 batangiye kuza amazu menshi, wenda 15 gutyo. So at least wow, there is no ibiti byacu kubona byumyara. Ibiti byacu ni gutyo ugenda umenya season urimo. Ngo turi muri winter now, niba nibeshye twavuye muri fall, ubona ko nta ndabyo ziri ku biti. And so ababa ahandi hantu bashaka kuza kuba muri Vancouver, hari a lot of neighborhoods mwambaza nkababwira. Gukora vlog muri Vancouver ntabwo ari kimwe, mbona abantu bagenda ahandi muri travel bagenda baganiriza abantu on every corner. Hano bavugisha abantu, hey wenda oya no Vancouver is to be one of those places abantu badakoma men, ntabwo ubavugisha ku muhanda. Wenda niyo mpamvu abantu bakora travel vlog bazikorera ahandi hantu hatari muri North America. Ntabwo nzi muri Toronto cyangwa muri Montreal, ntabwo ko naho numva ari kimwe. Yeah. So they mean the bridge, hano turi muri island, iyo usohotse muri downtown nyine ugomba you have to cross a bridge. Bon,
ndumva nabatembereje, mwabonye Kerrisdale, mwabonye izindi ahandi hantu nyine muri Vancouver. Hanyuma mumbwire niba muhakunda. Right? This is nice. Serious? Neza. It's beautiful. Neza cyane. Nawe muri Montreal. Muze muri summer, muze mutembere. Ngiye mfite company of travel yitwa Terrific. Muze mutembere, ntabwo ari agency ariko ngiye to book tours and experiences. Ubwo ngiye kurangiza kano ka video hano muri Yaletown Park. Nari mwabona park ikozwe n'amabuye. N'amabuye pe. Ndabasezerano muri Yaletown Park. Uko mubibona n'ahantu naho hari park, uko nabivuze nyine kare, kandi gapande bagiye bashira nyine priority kugira utuntu tw'udu park kugira ngo twege tuba mu mujyi natwe tube dufite ahantu twaruhukira, tuve mu magorofa yacu. Nkunda kwita amagereza luxury, amagereza nyine ugenda ukifungiramo, kuko nuko bimeze uzamuka muri elevator wagera iwawe ugafunga umuryango, nta kundi, ntabwo ujya uvugana n'abantu n'abaturanyi, reka ajya ntibibaho, uba wicaye mu nguni yawe mu kazu kawe. So mwakoze kunkurikira, reka mbahe a bit of 360. Ndabashimira, mukore subscribe kugira ngo video zize ziba nyinshi. Ndumva twatangiriye hafi ya hano, turagenda dufata gari ya moshi tugarutse hano muri quartier, muzajya muhabona cyane. Ubwo mukore subscribe, mukore comment, share, turi kumwe, murakoze.